Hello, nongeye kubaha ikaze ku Inkuru TV, aho tugiye gukurikirana ubusobanuro bw'izina Jeannette. Tugiye kurebera hamwe imico n'imiterere igiranga abakobwa cyangwa se abagore bafite izina rya Jeannette. Iri ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba riri mu rurimi rw'Igiheburayo, rikaba risobanura Imana igira impuhwe. Jeannette akunze kurangwa no kwiyubaha no kwitonda, ntibajya bacika intege, ni abizerwa, bakunze kwiha intego no gukoresha imbaraga zabo zose ngo zigerweho kandi bakubahiriza inshingano zabo. Jeannette rero mu Cyongereza ni Janet, kandi bakaba banarihina rikaba Jane. Niho uzasanga umuntu witwa Janet bashobora kuba bamuhamagara Jane, baba barihinnye. Mu miterere yagiye iranga aba Jeannette nanone hakaba harimo kuba ari abantu bagaragazwa no kuba ari intyoza, akunda kuyobora kandi akunda kurakazwa n'ubusa, akunze kuba umukobwa wiyemera ndetse wiyumvamo ko hari urwego ariho rutandukanye n'abandi bantu, cyane cyane mu by'ubwenge. Inzozi ze zikunda kujya kure cyane ku buryo iyo agize uwo abiganiriza aba yumva bitazashoboka. Jeannette akunda ubukire kandi icyo ashaka aragiharanira. Yanga ibintu bitinda, iyo bimubayeho agerageza gushaka igisubizo gituma byihuta. Jeannette kandi ashaka kumenya ibintu byose ndetse ahora ahindagura ibitekerezo. Akunda impinduka kandi yishimira kugira inshuti nziza mu buzima bwe. Mu bindi imiterere igaragaza Jeannette, akunda gushyira imbere uburenganzira bw'abagore ndetse aba yumva ko yakora igishoboka cyose ngo agaragaze ko abagore bashoboye. Iyo akiri umwana aba ashaka ko igihe cyose ibitekerezo bye bishyirwa imbere kandi aba yumva nta kintu ashaka gusangira n'abandi bana, ashaka kwikubira buri kintu. Rero mu byo Jeannette akunda kurebwa neza muri rubanda, nicyo gituma agerageza uko ashoboye ngo agaragare neza igihe azi ko ari buhure n'abantu batandukanye. Jeannette akunda imirimo ihenze, akunda imirimbo ihenze n'ibindi bintu byose bituma abamureba bamwubaha. Mu rukundo Jeannette aba yumva yahitamo uwo bakundana akurikije ubumuntu, icyo avuze muri sosiyete cyangwa ibyo atunze. Nubwo ibi ashobora kubirebaho, Jeannette aba ashaka kwiyubakira urugo rurimo umunezero ndetse n'ubwumvikane. Imirimo Jeannette yifuza gukora ni ifite aho ihuriye n'icungamutungo, ubuganga ndetse n'ubugeni. Ngibyo ibiranga abafite izina rya Jeannette. Nkaba mboneyeho kwifuriza abamama benda kwibaruka, bifuriza kuzahitamo amazina nyine meza barebeye kuri ubu busobanuro tugiye tubaha, kandi mbifuriza mwese kugira umwaka mushya muhire. Abitwa ba Jeannette n'inshuti zabo zose bifuriza kuzahirwa. Nkaba nanabasabaga gukora like, subscribe, share na comment. Nizere yuko mwishimiye ubusobanuro bwa Jeannette, mwabwungukiyemo byinshi
naho ubutaha. Imana ibarinde. Bye.